Reka nongere nkwifuriza amahoro y'Imana wowe ugiye gukurikirana igice cya gatatu cy'ikiganiro Imana n'ibihe kikugezaho uko Imana yakoranye n'abantu mu bihe bitandukanye by'ingoma zahise kugira ngo yuzuze umugambi wayo wo gucungura isi ikoresheje Yesu Kristo watangije ubutumwa bwiza bubwira amahanga yose iby'urukundo, umugambi mwiza kandi w'iteka, imbabazi ndetse n'ubuntu bafitiwe nayo. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro Imana n'ibihe twarebeye hamwe uko ubwami bw'abaperesi bwaje bugahirika ingoma y'abakarudaya maze bugacyura abayuda mu gihugu cyabo ndetse bukabafasha kongera kubaka igihugu n'urusengero. Twabonye kandi uko Imana yakomeje kwiyereka amahanga menshi maze bamwe mu bayatuye bagatangira kuyisumbisha ibigirwamana byabo. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe uko ubwami bw'abagiriki bwubakiye ku byasizwe n'ubwami bw'abakarudaya hamwe n'ubwami bw'abamedi bifatanije n'abaperesi kugira ngo Yesu Kristo azasange isi iri mu gihe nyacyo, aho amahanga yose azabasha guhurizwa muri uwo mugambi w'Imana wo kugeza ubutumwa bwiza ku bari hafi n'abari kure mu buryo bwihuse. Muri iki kiganiro Imana n'ibihe uri kumwe na RUZINDANA. Niba waricaye ku ntebe y'ishuri imbere ya mwarimu ugasoza amashuri abanza cyangwa ugakomeza mu yisumbuye, ntuhure n'amazina nka Socrate, Plato, Archimede cyangwa Aristote, uzamenye ko ushobora kuba utarize neza cyangwa mwarimu akaba hari ibyo atakubwiye. Aba bagabo babaye ibirangirire mu by'ubumenyi n'ibitekerezo bikomeye byazanye impinduka zatumye isi iva mu mikorere n'imibereho yahoranye yinjira mu bundi buzima bwazanye indi mibereho mishya itarigeze kubaho mbere. Abamvuze hatabuzeho n'umwe bari abaturage b'agahugu k'Ubugiriki katahoranye ijambo mu ruhando rw'amahanga mu gihe kari kagizwe n'igice cya Makedoniya gifite umwami wacyo ndetse n'igice cyitwaga Ubugiriki nacyo gifite umwami wacyo. Nyuma y'intambara nyinshi umwami w'i Makedoniya yaje gutsinda uw'Ubugiriki maze baba igihugu kimwe gikomeye cyaje gutwara isi, cyubaka amateka atazigera asibangana, yibanze ku gukuza ubumenyi n'ubuhanga bya muntu mu isi. Inkuru z'Abagiriki zitangira kuvugwa mu myaka ya za 900 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo Abagiriki bari abantu bihebeye ubucuruzi bwambukiranyaga imipaka mu gihe cy'isi yari iriho. Ubucuruzi bwatwaye igihe kirekire bakorana n'ubwami bw'Abanyababuloni. Uko ibihe byahaga ibindi, abami b'Abagiriki bakomeje kwishakamo imbaraga bifuza kuba igihugu cy'igihangange mu isi, batangira kubaka igisirikare gikomeye cyabaye indashyikirwa mu ntambara, cyane cyane babikesha ubuhanga bwo kurwanisha amato y'intambara aho basakiranaga n'abanzi babo mu nyanja. Iki gisirikare cy'Abagiriki cyabereye abacanshuro Abamedi n'Abaperesi ubwo bahagurukaga bagatangiza intambara yo kwigarurira isi, ibyo baje kugeraho mu mwaka wa 539 mbere ya Kristo nyuma yo guhirika ingoma y'Abanyababuloni. Ubufatanye mu ntambara bw'Abagiriki n'Abamedi bwatumye ku ngoma y'Abamedi n'Abaperesi Abagiriki barushaho kugira igihugu cyubashywe, maze mu mwaka wa 359 mbere ya Kristo umwami Filipe waturukaga i Makedoniya ahagurukana inzozi zo guhindura isi yose Ubugiriki. Uru rugamba yashoje ntiyabashije kurusohoza kuko yapfuye mu mwaka wa 336 mbere ya Kristo atageze ku nzozi ze. Inkota ye ndetse n'inzozi ze byabatuwe n'umuhungu we muto wari ufite imyaka 20 witwaga Alexander the Great, wakuriye ku birenge bya Aristote, maze mu mwaka wa 331 ahirika burundu ingoma y'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, atangira kwitwa umwami w'abami wategetse isi muri icyo gihe. Ushobora kuba ufite amatsiko yo kumenya uko izi ntambara zitumvikanamo izina ry'Abayuda zihura n'ikiganiro Imana n'ibihe kivuga ku bikorwa by'Imana yanyujije mu bwoko bw'Abayuda ngo yireherezeho abatuye isi. Mu gushira amatsiko, reka tubumbure Bibiliya idusubize inyuma ho gato mu myaka isaga 200
turebere hamwe uko Imana yeretse umuhanuzi Daniyeli kwaduka no kugwa kw'abagiriki, ari nabyo biri buze kutwinjiza mu ruhare rwabo mu gutegurira Kristo hamwe n'itorero inzira yo kugeza ubutumwa bwiza ku bari mu isi. Ibi biratwereka ko nubwo ubu bwami kimwe n'ubwabubanjirije ndetse n'ubuzabuheruka butaje nk'impanuka mu mateka, inzozi zabwo ntizari ukubaha Imana cyangwa gutuma imenyekana mu mahanga yose, ahubwo zari ukwiyubakira amazina akomeye no guhindura abaturage babo abasumba abandi mu moko yose yo mu isi. Nyamara kandi imikorere yabwo, yaba imyiza cyangwa imibi, ntiyabujije Imana gukomeza gahunda yayo mu isi nk'uko yabigambiriye, uko bikurikirana hatabuzeho na kimwe. Iyo dusomye igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cyacyo cya 8, tuhasanga aya magambo agira ati: mu mwaka wa 3 umwami Belushazari ari ku ngoma, jyewe Daniyeli neretswe ibikurikira ibyo neretswe ubwa mbere. Nerekwa ibyo nagize ngo ndi Shushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari ku mugezi Urayi. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe 2 ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari 2 yari maremare, ariko rimwe risumba irindi, irirerire niryo ryaherukaga kumera. Mbona iyi mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikasi, ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuyizikiza. Yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga. Ngitegereje mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburasirazuba igenda idakoze amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo. Nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe 2 nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze. Mbona yegera iyo mfizi y'intama irayirakarira, irayisekura, iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kuyihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi irayisiribanga. Ntihaboneka uwabasha kuyikiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika, mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe 4 agaragara cyane yerekeye mu birere 4 by'ijuru. Mu murongo wa 20 ndetse n'uwa 22 w'icyo gice cya 8 tuhasanga ubusobanuro marayika yahaye Daniyeli agira ati: imfizi y'intama y'amahembe 2 wabonye nibo bami b'Abamedi n'Abaperesi, kandi ya sekurume y'ihene wabonye y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'amaso yayo niwe mwami wabo wa mbere. Kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe 4, uko niko hazaba ubwami 4 bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite amaboko nk'ayo wa mbere. Iri yerekwa Daniyeli yari yahawe ku gihe cya Belushazari, umwami wa nyuma w'ubwami bw'Abanyababuloni, abwirwa ko hagiye kuza ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, nabwo bukazasimburwa n'ubwami bw'Abagiriki, ubwo nabwo mu gihe gito bukazacikamo ubundi bwami 4. Wibuke ko aha ari mu myaka isaga 200 mbere yo kwaduka kw'Abagiriki. Ntituri busubire ku bwami bw'Abamedi n'Abaperesi kuko twabuvuzeho. Byarushaho kuba byiza ubaye warakurikiranye ibiganiro byavugaga ku bwami bwabanjirije ubu bw'Abagiriki. Ubwo Alexander the Great yahirikaga ingoma y'Abamedi n'Abaperesi, icyubahiro cyo kuba umwami w'abami akiri umusore muto nticyamuhiriye, kuko yabimaranye imyaka 13 gusa maze apfa azize indwara. Kuko yari akiri muto akaba yari adafite n'umwana wo gusigira ubwami bwe, abajenerali be 4 bahise bigabanya ubwami bwe, maze buba bucitsemo ibice 4 nk'uko Daniyeli yabibwiwe. Uwitwa Ptolemy afata Misiri n'amajyepfo ya Aziya, uwitwa Antiochus afata amajyaruguru ya Aziya n'uburengerazuba bwa Babuloni, naho uwitwa Lysimachus afata Aziya yiswe nto, Asia Minor na Thrace.
yari igizwe n'ibihugu by'amajyaruguru y'Uburayi. Hanyuma umujenerali wa kane witwaga Kasanda afata Makedoniya n'Ubugiriki bw'icyo gihe. Aba bamukari bane ari bo ya mahembe yameze mu cyimbo cya rya rindi Daniyeli yabonye rikuka. Nubwo baciyemo ubwami ibice bine, intego ya Alexander the Great umwami wabo ntibayiteshutseho, bituma isi y'icyo gihe ihindurwa maze ifata imikorere, imico ndetse n'imibereho bya Kigiriki. Iyo mibereho yari ishingiye ku bwenge n'ubumenyi mpuzamahanga yakomeje kuranda no ku ngoma y'Abaroma, iyo na Yesu Kristo yavukiyemo, agasanga ururimi rw'Abagiriki ari rwo rurimi ruhuza isi y'icyo gihe. Abagiriki bubatse byinshi bigendanye n'imico, ubugeni, ubumenyi bunyuze mu mashuri, imyidagaduro ndetse n'ubucuruzi, utaretse n'igisirikare. Ibi byabaye imbogamizi zikomeye ku Bayuda, baba bari mu mahanga ndetse n'abari baratashye, kuko imibereho yabo hafi ya yose yari ihabanye n'inzaduka z'imigenzo ya Kigiriki, yibandaga mu kogeza ubuhangange bwa muntu, bwahakanaga uruhare rw'Imana mu kujya mbere kwa muntu. Ukuboko gukomeye kw'Abagiriki kwatumye abatuye isi bibabera ihurizo rikomeye. Kwitandukanya n'imico yabo yaje iherekeje intsinzi y'ingabo za Alexander. Abaturage bagendaga mu mihanda y'Abagiriki, binjizwa mu gisirikare cy'Abagiriki, bishyura imisoro y'Abagiriki, bagura ibicuruzwa ku Bagiriki, bitabira imikino n'imyidagaduro by'Abagiriki, bigeraho batangira kwishimira inyungu nyinshi zo kwitwa Abagiriki. Ibyo byakomeje bityo mu gihe cy'imyaka igera kuri 268, kugeza ubwo Abagiriki bayirikwaga n'Abaromani. Iki gitutu cy'ururimi n'imico by'Abagiriki byazanye impinduka mu buzima bw'Abayuda, ubwo abana babo bavukiraga mu isi ya Kigiriki bagatakaza ururimi n'imigenzo byabo kavukire, bakisanga mu mikorere ya Kigiriki. Abayuda bahisemo guhindura mu rurimi rw'Ikigiriki imizingo y'ibyanditswe byabo byahoze byanditse mu rurimi rw'Igiheburayo, maze itangira gukwirakwizwa mu masinagogi yo mu mahanga ndetse no mu bantu bari barahindukiriye Imana y'Abayuda iyo mu mahanga, hamwe n'abagarutse i Yerusalemu. Ibyo bitabo akaba ari byo byaje kuba ibigize by'isezerano rya kera muri Bibiliya yera. Ibi byatumye amateka y'imibanire y'Imana n'Abayuda nk'ubwoko yashimye gukoresha ndetse n'umugambi wayo ifite mu isi birushaho kumenywa n'abantu b'ubwoko butandukanye bwo mu isi, maze bituma abahindukirira idini y'Abayuda bakomoka mu mahanga atandukanye bakomeza kuba benshi. Iyo dusomye igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 8 umurongo wa 26 kugera ku wa 40, dusangamo inkuru y'inkone y'umugabekazi wa Etiyopiya yari yaragiye Yerusalemu gusenga, maze ubwo yatahaga ikagenda isoma umuzingo w'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ubwo yari mu nzira igenda, marayika yasanze Filipo amutuma guhura nayo, maze ayigezeho ayisobanurira ibyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibyo yasomaga idasobanukiwe ibyo ari byo. Nyuma yo kuyisobanurira ibyo byanditswe, iyo nkone yahisemo kwizera umwami Yesu, maze irabatizwa, itandukanywa na Filipo, ikomeza urugendo rwayo itaha muri Etiyopiya. Uretse uyu tuvuze, hari n'abandi benshi dusanga muri icyo gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ndetse no mu bitabo bine byiswe iby'inkuru nziza ya Yesu Kristo. Tugana ku musozo w'ikiganiro, reka turebere hamwe uko mu isezerano rishya Imana yakoresheje aya mateka y'Abagiriki mu kugeza ubutumwa bwiza bw'agakiza ku bari mu isi binyuze muri Kristo Yesu. Mu gihe cya Kristo Yesu, haba mu ivuka rye ndetse no mu gihe cy'ivugabutumwa rye, Yerusalemu yari iyobowe n'abami bashyirwagaho na Kayisari, umwami w'ubwami bugari bw'Abaroma. Yari icungiwe umutekano n'abasirikare b'Abaroma, kandi yari irimo abanyamahanga batandukanye, baba abacuruzi ndetse n'abimukira bahatuye mu bihe bya kera.
yahoragamo ingendo ntagatifu z'abanyamahanga bahindukiriye idini y'abayuda, hamwe n'abayuda bavaga mu mahanga bakaza mu minsi mikuru yo kuramya Imana i Yerusalemu. Ibyo byatumye ururimi rw'abagiriki rukomeza kuba urw'ibanze i Yerusalemu, maze rukomeza gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo dusomye igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyabwo cya 12, dusangamo inkuru y'abagiriki bari baraje i Yerusalemu gusenga mu minsi mikuru ya Pasika iyo Yesu yabambiwemo, maze bakegera umwe mu bigishwa be witwaga Filipo bamusaba kubereka Yesu. Filipo na Andereya nabo basanga Yesu bamubwira ko abagiriki bashaka kumureba, maze Yesu mu magambo y'ubuhanuzi asubiza yuko igihe cye gisohoye ngo ahabwe ubwiza bwe. Yongeraho kandi ati, nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bose. Ijambo kwireherezaho risobanuye kwirundanirizaho cyangwa gutuma abantu baza aho uri. Nicyo gisubizo Kristo yatanze ubwo yasubizaga ubusabe bw'abagiriki bwo kumureba. Abasesenguzi ba Bibiliya bavuga yuko ubu busabe bw'abagiriki bwatumye Yesu Kristo yibutsa abantu iby'urupfu rwe agiye gupfa, ahamya ko muri uko kumanikwa abantu benshi mu isi harimo n'abagiriki ariho bazamubonera by'ukuri bikabahesha no kumwizera. Ubwo Yesu yari ku musaraba abambwe, Pilato yanditse urwandiko rwari rwanditse mu ndimi 3 arizo Ikigiriki, Igiheburayo ndetse n'Ikiromani, rugira ruti, Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Ibi Pilato yabikoreye kugira ngo hatagira uwo muri uwo murwa usigara adasobanukiwe urwo rwandiko. Nyuma yo kuvuka kw'itorero, ubwo Pawulo n'izindi ntumwa bagendaga bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ururimi rw'Ikigiriki rwaborohereje cyane muri uwo murimo, haba mu masinagogi ndetse no mu midugudu n'imijyi bajyagamo. Barwifashishaga kandi no mu kwandika inzandiko bahugurishaga amatorero ya Gikristo yari amaze gushingwa hirya no hino mu bihugu. Ibi byatumye mu gihe gito amahanga menshi abwirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kandi benshi bahindukirira Imana nubwo byari bikomeye, ndetse bikaba byarahitanye benshi muri icyo gihe. Ibi bihe by'intumwa nabyo tuzabivugaho mu kiganiro cyihariye. Nguko uko abagiriki bahinduye isi nk'umudugudu, bayiha icyerekezo cy'imyumvire iteye imbere, maze ururimi rwabo ruhinduka inzira yo kwihutisha ivugabutumwa mu gihe cya Kristo n'icy'intumwa. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzarebera hamwe uruhare rw'ubwami bw'Abaroma mu gutegura inzira ya Kristo n'itorero ryamamaje ubutumwa bwiza Imana yageneye isi, aribwo gakiza kabonerwa muri Kristo. Cyari ikiganiro Imana n'ibihe. Imana iguhe umugisha.